Gusenga ni ibintu bikorwa n'abantu benshi hirya no hino mu isi, yewe n'abatubanjirije nabo barasengaga. Bibiliya itubwira uburyo Daniyeli yasenze iminsi 21 maze marayika w'Uwiteka akamuzanira ibisubizo bye. Kandi Bibiliya itubwira abasore 3 b'inkorokoro, Saduraka, Meshaki na Abedenego. Abo bahagaze ku kuri ntibava ku Mana yabo basengaga, maze basuzugura umwami Nebukadinezari wabahatirizaga kubarara ikigirwamana cye cy'ikibumbano cye, maze bamubera ibamba bamubwira ko basenga Imana imwe rukumbi, Imana yaremye ijuru n'isi n'ibiyituyemo byose, maze bisunikira umwami Nebukadinezari kubajugunya mu muriro. Ariko bambaza Imana yabo, maze irabakiza ibakura muri uwo muriro nta n'umwe uhiye. Ibyo tubisanga muri Daniyeli ibice 3 umurongo wa 19. None se abantu baracyasenga nka kera cyangwa se byarahindutse? Ese abantu barimo barasenga ayahe masengesho muri iki gihe? Reka turebe amasengesho y'ukuri Imana ikunda kandi yemera. Reka twifashishe igitabo cya Bibiliya. Gusenga si amagambo menshi, oya si ijwi rirangurura, si n'imirongo myinshi y'amasengesho uvuga, ahubwo umenya ko amasengesho nyakuri ari ikiganiro cyiza hagati yawe n'Imana, kandi bigomba kuba bituruka mu mutima wicisha bugufi. Aho ni naho haturuka ubusabane hagati yawe n'Imana, kuko Yesu ubwe nawe yigishije abigishwa be gusenga. Arababwira ati, nimusenga mujye mujya mu cyumba mwiherere, maze So wo mu ijuru azumva icyo mumusaba. Ayo magambo wayasanga muri Matayo ibice 6 umurongo wa 6. Gusenga ni ukwerekana imbere y'Imana uko uri wese, uyibwira ibyishimo byawe n'ibibazo byawe n'intege nke zawe, kandi unayishimira ibyo yagukoreye byiza. Gusa ntugasenge gusa mu gihe ubabaye, ahubwo senga no mu gihe wishimye, kuko gusenga si umuti wo gukiza ikibazo gusa, ahubwo ni n'umuco w'abagendana n'Imana. Ibyo Bibiliya yabivuzeho. Matayo ibice 6 umurongo wa 5. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira, kugira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bene abo bamaze kugororerwa ingororano zabo. Naho 6, weho nusenga jye winjira mu nzu ubanza ukinga urugi, uhere ko usenge So mwihereranye, nuko So ureba ibyiherereye azakugororera. Namwe nimusenga ntimukavuge amagambo muyasubiramo hato na hato, nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko So azi ibyo mukennye mutaramusaba. Ese wowe mwene data usenga ute? Ese usenga kugira ngo abantu bakubone mukiranutse? Abantu benshi ntibazi gusenga icyo ari cyo, babikora bisekera kandi bikinira, ariko ntibaba bazi kujya imbere y'Imana, igisobanuro cyabyo ndetse n'uburemere bwabyo. Gusa nusenga jya ubanza wiyeze, wikiranure n'Imana, kuko Bibiliya yavuze ko amasengesho arimo ibyaha ari ikizira imbere y'Uwiteka. Abenshi basenga bazi ko ari abatoni imbere y'Imana, kandi Uwiteka Imana bazi, nyamara badashaka guhinduka ngo bagendere mu nzira Uwiteka Imana abaganishamo. Uwiteka yaravuze ati, nanga icyaha ariko nkakunda umunyabyaha. Nuko nusenga jya ubanza wiyeze kandi wikiranura imbere y'Uwiteka Imana yawe. Akari ku mutima gasesekara ku munwa, kandi Bibiliya ivuga ko uko umuntu atekereza ariko ari. Se nimwibuka Yesu yabwiye abatambyi, arababwira ati, mumeze nk'ibituro bisize inkwi, ko ntiwakizwa ku mubiri ngo ku mutima
uba udakijijwe, kandi ntiwakizwa ku mutima ngo ku mubiri uba udakijijwe. Uko umuntu atekereza niko ari. Kujya wiyeza kugira ngo ugere imbere y'Uwiteka utunganye kandi uboneye rwose. Imana iriho bya nyabyo, kandi n'Umwami wacu Yesu Kristo nawe ariho by'ukuri. Uko waba wanduye kose upfa kumwegera arakubabarira. Ntajya abika inzika, ababarira umwambaje wese. Kandi uciye bugufi akiyeza ibyaha bye, akabyemera, akamwemerera, akamuturamo, Yesu amubera ubuturo buzima, akamuha amahoro, akamuhindurira ubuzima, kandi akamuha byose akeneye. Yesu aracyateze amaboko. Nuko nusenga ujye ubwira Yesu, umubwira ati mbabarira naracumuye, ariko nkukeneye mu buzima bwanjye. Nuko So wo mu ijuru azaguha ibyo usaba. Niba ukunda ubutumwa bwiza, jya kuri Pati Gospel Omega TV, ukore subscribe, ukore na share, ukande na like, maze Uwiteka akomeze yamamare mu mitima yacu. Imana ntiyatwibagiwe.